Muraho neza abakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Ini ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuje gukosora ikizame kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugegwaho tuzatsinde ku manota y'ijuru kandi bitatugoye. Ese no kweri iki tuba tuje gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizame kimwe kimaze gukorwa ari icyambere, wagerwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo mwa kino kizame kimwe, ukosoye ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizame wizeye ko urakora rimwe ugahita utsinda ikintu busabwa, nukubonera ku gihe kino kizame kiba kimaze gukorwa. Rero kugira ngo ujye ukibonera ku gihe mbere y'uko ureba ino video, ujyaho hasi umukara handitse subscribe ukakanda. Iyo umaze kwakanda ikintu cyose nkiraho abari cyagufasha ko wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira ahita ukibonera ku gihe. Yaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icyambere, yaba ari amasomo ngenda bashyiraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, cyaba kiriya kibazo nkunda gupostinga kiba kiri gukunda kuza mu kizame, ugira ahita ubibonera ku gihe. Rero kugira ngo byose ujye uhita ubibonera ku gihe nugerwaho uzakora rimwe uhita utsinda. Ndizera ko wagiyeho hasi umukara handitse subscribe, ndizera ko amaze kwakanda kugira ngo nugerwaho uzakora rimwe uhita utsinde. Ko mbibutsa ko code zikoneka aho waba urose mu gihugu, uratwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 078 9 3 5 16 26 nkagufasha kubona code mu gihe gitoya. Umaze kubona code tuba tubonye ko ari umunyeshuri wacu uri kwitegura gukora ikizame. Ikintu cyose cyagufasha tukajya turakiguhera ku gihe, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikindi ukeneye kwiga mu buryo bwa online, uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha aho waba urose mu gihugu. Weho uduha amasaha aboneka ku munsi yageze, turaboneka tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza. Wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0788 9 3 5 16 26. Ibyo byose tubigufashemo. Ndizera ko amaze gufata agapapuro, ndizera ko amaze gufata agakaramu, ndizera ko amaze gukanda subscribe hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere cyari cyo ku cyapa cyabazaga ngo iki cyapa gisobanura. Ese kino cyapa gisobanura iki? Video y'ibyapa byo ku mihanda namaze kuyibakorera, so ku YouTube channel uyirebe kugira ngo ikibazo cyerekeye ku byapa kire kucya kikugora. Kino cyapa gifite umuzenguruko w'umweru, ubuso bw'umuhondo. Kino cyapa gisobanura iki? Hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Araho ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere, mbega ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye. Sega ngo ibyago imbere mu masangano y'umuhanda ukwegereye. Ndega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ikintu babashatse ngo A yero ari igiso cy'ukuri uburenganzira bwo gutambuka mbere, na B bari igiso cy'ukuri uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye. Ese wowe mwa bino bisubizo bine uri ko n'igiso cy'ukuri cyanya cyari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Ubonye ngiye kukivuga utari wamara kugihitamo, uhagaritse video kugira ngo wizere ko amanota ugize kuri 20 ari wari kugira mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igiso cy'ukuri. Ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. N'igiso cy'ukuri nta kindi ni A, uburenganzira bwo gutambuka mbere. Kino cyapa ubundi kiri mu ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Iyo ukibonye ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere, tushaka ku YouTube channel yanyu urebe iyo video igizwe n'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda na bino bibazo byerekeye ku byapa birimo, kugira ngo nujye yakwa bino bibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Urabizi ibyapa ukunda kubaza haba mu buryo bw'amashusho, haba mu buryo bw'amagambo. Mbibutsa ko code ziri koneka aho waba urose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare kuri 078 9 3 5 16 26 tugufashe ko na code mu gihe gitoya. Ufite indangamuntu iminota 3 umaze kubona code, akarere wifuza, itariki wifuza ndetse n'isaha wifuza. Wowe twandike cyangwa uduhamagare kuri izo nimero tugufashe. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iki cyapa gisobanura. Cyapa cyacu ese uri kona gifitiye ishusho? Ese uri kona impande 3? Ese uri kona ari impande 4? Ese uri kona ari uruziga? Kino cyapa rero gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, buso bwera n'ibirango by'umukara. Ese gisobanura iki? Ntabwo ndakubwira ubusobanuro bwacyo cyangwa sinda kibarizwamo kuko
ni nkaho naba nkukopeje kuko uzi itsinda kibarizwamo uhita umenya n'igiso cy'ukuri. Niyo mpamvu mba ndi kubashishikariza kumanza mwarebera video kugira ngo nimujya mugera ku byapa byere kujya bibagora. Ari aho ngo nihanyurwa n'abanyamaguru, mbega ngo akayira k'abanyamaguru, sega ngo aho abanyamaguru bambukira, aho abanyamaguru bambukira, mbega ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B akayira k'abanyamaguru ndetse na C aho abanyamaguru bambukira bikaba ari ibisubizo by'ukuri, nicyo kuri D bashatse kuvuga. Ese wowe hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igiso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo bamaze kucyandika wa papuro. Kino cyapa gisobanura iki? Hano igiso cy'ukuri rero nta kindi ni A, nihanyurwa n'abanyamaguru. Ubundi kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ikintu cyose kiri mu kirango bari kukibuza. Harimo umunyamaguru nihanyurwa n'abanyamaguru, harimo ipikipiki nihanyurwa n'amapikipiki, harimo volomoteri nihanyurwa na volomoteri, harimo wenda 30 ntabwo wemerewe kurenza umuvuduko wa kilometero 30 mu saha. Bino byapa bari ibyapa bibuza, ikintu cyose kiri mu kirango bari kukibuza. Harimo zira modoka zitwara ibicuruzwa, bibasobanuye ko hatanyurwa n'izo modoka zitwara ibicuruzwa. Rero hano harimo umunyamaguru, niyo mpamvu dusubije A, nihanyurwa n'abanyamaguru, niyo mpamvu ari igisubizo cyanyacyo. Ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda, ujyaho hasi hasa umukara handitse subscribe ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose nkizeho ujya uhita ukibonera ku gihe ukakireba. Bari cyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Niyo mpamvu usigaye ubona gukora rimwe hamwe na Rwanda Driving College TV byabaye nk'umuco. Nawe ukeneye gukora rero rimwe ujyaho hasi handitse subscribe hasa umukara ukahakanda. Najya cyaba ikintu cyose abari cyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda, ukagira uhita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya gatatu kibaza ngo ni iki muri ibi wakwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho? Aha ni mu ndimi z'ikinyarwanda, ikinyarwanda bakoresha cyumvikana, ariko hari igihe ubwiye umuntu kunyuranaho ntamenye ibyo ari byo. Wamubwira kudepasa agahita amenya ibyo ari byo. Rero iyo bavuze ngo ni iki muri ibi wakwirinda ushaka kunyuranaho, ni kimwe no kuvuga ngo ni iki muri ibi wakwirinda ushaka kudepasa. Gucyo hari abantu benshi bahise babyumva, ariko ikinyarwanda bazakoresha mu kizami bagiye kukubaza bazakoresha kunyuranaho. Rero ni iki uba wakwirinda? Ari abaho nyuma y'ikona ugategereza kona buryo bwo kunyuranaho. Mbega ngo mu muhanda w'icyerekezo kimwe, no muhanda w'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo wamaze kwinjiramo ukomeza imbere mpaka uvuyemo, ntabwo wemerewe gukata ngo usubire inyuma. Sega ngo aho utagomba kurenza ibirometero 30 mu saha. Mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu saha, ikinyabiziga cyose gifite moteri cyo gifite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. Deka ngo ugeze mu muhanda utaringaniye neza. Ese ni iki muri ibi wakwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho? Tekereze neza mwa bino bisubizo bine baduhaye, witemo kimwe cy'ukuri ucyandike wa papuro kugira ngo uze kuri amanota ari buze kugira kuri 20 nka kino kizame kiba gikozwe ari icyambere. Uyu munsi barakunda kubaza ibibazo byinshi, n'ingezi rero kujya mu kizame wagikosoye. Ndekeka ko rero hano amaze guhitamizo cy'ukuri, ndiza ko amaze kucyandika wa papuro nese cy'ukuri nta kindi ni A. Nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. Urabizi kudepasiriza mu kona cyangwa mu koni ntabwo yabyemewe. Birashoboka ko hari intera runaka utari kurebamo, birashoboka ko hari ikindi kinyabiziga cyaje ariko kubera utari kureba ari mu koni ukaba utari kukibona, wanyuranaho mugahita mugongana. Bino byago harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu mugomba kwitonda. Rero ikintu ugomba kwirinda mu gihe ushaka kudepasa ni ukwitonda kunyuranaho mu ikoni. Nyuma ya buri kona ugategereza uburyo bwo kunyuranaho. Ndiza ko muzi guhitamo A, ndiza ko muzi kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ni iki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo itara ry'umuhondo? Murabizi bino bimenyetso bimurika biyobora ibinyabiziga bari gukoresha amatara atatu ariyo umuhondo, umutuku n'icyatsi. None iyo usanzemo umuhondo ni icyo wakora uri umuyobozi w'ikinyabiziga? Niyo video muri bwa buryo bwo kubashyiraho amasomo agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, nari bakoreye iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Wasubiraho ukayireba kugira ngo ibibazo byerekeye kwa bino bimenyetso bimurika byere kujya bikugora. Ari ngo kongera umuvuduko, mbega ngo kumana umuvuduko wari uriho, sega ngo kwitegura guhagarara, deka ngo gufata feri cyane. Ese wakora iki usanze harimo umuhondo? Mwebwe mu ndimi z'amahanga mubyita ngo ni kuri feruje. Ese usanzemo umuhondo wakora iki umuyobozi w'ikinyabiziga? Ndakeka ko amaze guhitamizo cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika wa papuro. Ikintu ugomba gukora ni kimwe, ni ikihe? Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, ugomba kwitegura guhagarara.
hano isomo cy'ukuri ni C, kwitegura guhagarara. Kubera iki? Haba hagiye kuvamo umuhondo hahita hajyamo umutuku, niyo mpamvu ugomba kwitegura guhagarara. Ndakeka ko wamaze guhitamo rero C, nizera ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Uri mu mujyi wa Kigali ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda, nta mwanya ariko uba ufite uhagije, turahura tukakwigisha ariko biba bisaba kugira twigane turi kumwe. Uratwandikira kuri 0789 355 tukaza tukakwigishiriza iwawe, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Tukwigisha uyu munsi, tukaza tugushakiye kode, tuzana imashini tukagutegura na biriya bizame mwa buriya buryo bw'iminota, ahasigaye wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero ufite umwanya muke, uratubwira umunsi umwe tukaza tukakwigisha turi kumwe, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya gatanu kirabaza ngo icyapa cyerekana ko inzira gitewe mu ntangiriro idakomeza kigaragazwa n'ikirango. Kuvuga ikirango ni kimwe no kuvuga ikimenyetso cy'amabara akurikira. Kiriya cyapa kivuga ko inzira gitewe mu ntangiriro idakomeza, ese kirangwa no kuba gifite ibirango cyangwa ikimenyetso cy'amabara asate. Ubu ugiye kumbwira amabara agize kiriya kirango cya kino cyapa. Aravuga ngo umukara n'umutuku, mbega ngo umukara n'umweru, sega ngo umweru n'umutuku, ndeka ngo nta isomo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari isomo cy'ukuri, ubwo B ikaba atari isomo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Wowe urabona igisomo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Urabona ko ibyapa ukunda kwibaza haba mu buryo bw'amagambo haba mu buryo bw'amashusho. Hano rero isomo cy'ukuri ndakeka ko maze kugihitamo, ndizera ko maze kucyandika ku gapapuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni C, umweru n'umutuku. Kiba gifite ikirango kimeze nka ta, akarongo kazamuye gahagaze kaba gasa umweru, agatambitse hejuru kaba gasa umutuku. Kikaba kiri mu byapa byo ku mihanda biranga. Ni ingenzi ko wareba iriya video kuko ndabizi bino bibazo byose birimo, ibyo byapa byose birimo bari kuvuga. Ni ingenzi kuyireba kugira ngo nugera ku bibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Murabizi ngene abategura amasomo agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe. Uri gukosora ukabona hari ikintu kiri kukugora, ucyandika muri comment ugahita ujyaho handitse subscribe ukahakanda. Comment zanyu zose ndazisoma, nkahita nguteguraho isomo nkarishyiraho. Waba warakanze subscribe ukazahita uribonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe ari bo bagusharinga link. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo uri modoka yagenewe gutwara abantu ariko umubare wabo ntarengwa ukaba munsi y'abatandatu, umuyobozi awariwemo igomba kugira imikandara yo kurinda ibyago igenewe aba bakurikira. Igenewe bande? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo igikuri kimwe. Aravuga ngo igenewe umuyobozi, mbega ngo umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere, sega ngo ishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. Deka ngo ibisubizo byose ni ukuri, ibisubizo byose ni ukuri. Ubwo A ikaba ari isomo cy'ukuri, umukandara wo kurinda ibyago umuyobozi. B ikaba ari isomo cy'ukuri, umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere, ndetse na C ikaba ari isomo cy'ukuri, ishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. Nicyo kuri D baba bashatse kubwira bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri. Wowe hano urabona isomo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko isomo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Ubonye ndi kukivuga utari wamara kugihitamo, uhagaritse video kugira ngo wizere ko amanota tugize kuri 20 ari wari kugira mwa kino kizame yaba ari wowe wagikoze. Hano rero urabona isomo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Murabizi ziriya modoka zishobora kugira imikandara, umuyobozi ho n'itegeko, mugenzi yicaye ku ntebe y'imbere naho n'itegeko, ariko ziriya modoka zishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. Sinzi niba mutarabibonye, niba mwarakikunze kugira mwa ziriya modoka mubona ko n'inyuma haba ari imikandara. Niyo mpamvu hano duhisemo D, ku ibisubizo byose ari ukuri. Ikibazo gikuri cyo ni ikibazo cya karindwi kibaza ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'amabara akurikira. Ugiye kuvuga ibara rigize ubuso bwa kiriya cyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi. Aravuga ngo umukara, mbega ngo umweru, sega ngo ubururu, mbega ngo umutuku. Ese ubuso bwa kiriya cyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa no kuba gifite ibara risa rite? Bakubwiye ku buso gusa. Hano ndakeka ko amaze guhitamo isomo cy'ukuri, ndizera ko isomo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Rero kino cyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa no kuba gifite ubuso bw'amabara. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni B, aba ari umweru. Murabizi kiriya cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Kirangwa no kuba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura n'ubuso bw'umweru. Nta kirango kiba gifite. Niyo mpamvu hano bavuze ngo ubuso buba busa umweru.
kiba kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi. Iyo ukibonye ntabwo baba bemerewe kujyayo, n'abariyo ntabwo baba bemerewe kuvayo. Hari abantu bakunda kucyitiranya na kiriya cyapa kivuga ngo ntihanyurwa. Kiriya kivuga ntihanyurwaho ntabwo baba bemerewe kujyayo, ariko uzabona abandi bariyo bari kuvayo. Kiriya kirangwa no kuba gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umutuku n'ikirango cy'umweru kirimo akantu kameze nko gukuramo, ariko kirango cy'umweru. Cya cyo iyo ukibonye ntabwo wemerewe kujyayo, ariko bariyo ubona bari kuvayo. Rero kino cyo bavugaga, iyo ukibonye ntabwo wemerewe kujyayo, n'abariyo ntabwo wemerewe kuvayo. Niyo mpamvu bavuze ngo kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi. Rero kirangwa no kuba gifite ubuso bw'ibara risa riti n'umweru, ndakeka ari guhitamo B. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikiye bigomba kugira ibikoresho byombi byumvikana mu ntera ya metero 20 bitewe n'ukuntu ikinyabiziga byikoze. Hari ukuntu kivuze ihoni ukabyumva, hari cyumvikana muri metero 20 cyavuze ihoni kiri muri metero 20 ukaba wabyumva, hari kiba kiri muri metero nka 50 cyavuze ihoni ukabyumva, hari n'icyo buri mu mubande cyavuze ihoni ugahita ucyumva. Rero biba bifite ibikoresho by'ihoni bigiye bitandukanye ibinyabiziga bitewe n'ukuntu ibyo binyabiziga bikoze. None ni ikihe gifite ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo igisubizo cy'ukuri kimwe ucyandike ku papuro. Ari ngo amapikipiki, beka ngo velomoteri. Se ngo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye, deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, amapikipiki, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, velomoteri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cy'ukuri ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye. Wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo bamaze kucyandika wa papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, velomoteri. Velomoteri niba ifite ibikoresho byombi byumvikana mu ntera ya metero 20. Ndizera ko bamaze guhitamo rero B, ndizera ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri tungahe? Araba ngo 2, bega ngo 3, sega ngo kamwe, deka nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Imvura iri kugwa ukabona rutuntu turi kugenda duhanagura ikirahuri. Ese ikinyabiziga gitegetswe kugira nibura tungahe? Hano ibisubizo bine baduhaye, tekereze neza uhitemo icy'ukuri kimwe ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndizera ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, kamwe. Hari ikinyabiziga uzagera ubona gifite 2. Hano bavuze ngo nibura, ntabwo bavuze ngo gitegetswe. Bavuze nibura gitegetswe, ntabwo bavuze ngo gitegetswe gusa. Kuba bashyizeho nibura birashoboka ko hari n'ibindi bishobora kurenza kamwe, ariko bavuze nibura ikinyabiziga kiba gitegetswe kuba gifite tungahe. Hano igisubizo cy'ukuri ni C, kamwe. Ndakeka ko bamaze guhitamo C, ndakeka ko bamaze kuyandika ku papuro. Mu ndimi z'amahanga ni nko kuvuga ngo at least, nta nyine gitegetswe nibura. Ndakeka ko muri kubyumva neza kundusha. Hano bavuze nibura ikinyabiziga gitegetswe, ntabwo bavuze ngo ikinyabiziga gitegetswe kugira tungahe. Niyo mpamvu hari icyo uzageraho usanga gifite 2, ariko nibura kiba gitegetswe kuba gifite kamwe. Ndakeka ko byumvishe neza, ndakeka ko muri kubyumva no kundusha. Niyo mpamvu hano duhisemo C, kamwe. Ndakeka ko mwamaze kuyitamo, ndakeka ko mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga ntabwo yahora yaka, hari igihe kigera ukaba wayazimya. Ryari? Arangwa iyo umuhanda umurikiye umuyobozi abasha kureba muri metero 20. Bega ngo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. Se ngo iyo ari mu nsisiro, bibuza ko iyo bavuze mu nsisiro abantu batabyumva cyangwa ukabona babikubajije. Mu ndimi z'amahanga ni nko vuga muri quartier. None iyo bavuze ngo uduhanda two mu nsisiro ni turiya ducamo imodoka, agacamo imodoka, agacamo iminota 20, agacamo indi, agacamo iminota 10, agacamo indi, agacamo isaha, agacamo indi. Turiya duhanda nyine tuba tudakunda gukoreshwa cyane, niyo two bita uduhanda two mu nsisiro. Akenshi usanga n'abakuntu bakunda gutwaramo izo modoka ari abantu bahaturiye. D kandi ibisubizo byose ni ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Ibihe bihe? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko bamaze kugihitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. Kubera iki? Birashoboka ko urumuri rw'ikinyabiziga kwawe ushobora
yagutorosha undi muyobozi uza gusanga bigatuma atareba imbere neza, bikaba byamuteza ibyago. Muramabwira ko bino byago harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Rero ugomba kuzimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe iyo ikinyabiziga cyawe kigiye kubisikana n'ibindi binyabiziga. Ndakeka ko namaze guhitamo rero B, ndakeka ko namaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo nijoro igihe ijuru rikeye itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira. Ni nijoro ariko igihe ijuru rikeye riratara kino cyapa kibonesha kiranga nimero y'ikinyabiziga mu ndimi z'amahanga ni biramwita ngo ni plaque. Rero riratara riba riri kuri plaque riba rigomba gutuma wasoma zira nimero ziranga ikinyabiziga nibura mu ntera ikurikira. Iyo ntera ukaba irimo imwe mwa zino baduhaye, ukaba wasoma iriya mibare yanditse kuri plaque cyangwa nimero z'ikinyabiziga. Ari ngo muri metero 150, mbega ngo muri metero 50, se ngo muri metero 20, deka ngo muri metero 10. Hano urabona isomo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Rero hano isomo cy'ukuri ndakeka ko amaze kugitamo, ndiza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni se muri metero 20. Waba uri muri metero 20 ukaba wawusoma zira nimero ziri kwakira cyapa kiranga ikinyabiziga. Mwebwe mubyita ni plaque, ukaba wasoma iriya mibare yanditse kuri plaque uri muri metero 20. Iratara rigomba rero gutuma wazisomera muri metero 20. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ikitegereze neza. Kibaza ngo ibyapa byerekana icyago kidahoraho kandi bigenewe kwerekana aho bagana cyangwa berekeza umuhanda nk'igihe kimanuka cyangwa hari imirimo ikorwa mu muhanda birangwa n'amabara akurikira. Habaye impanuka, ikimodoka kinini cyaguye mu muhanda kirawufunga, bangombwa ko bawuyobya cyangwa bayobye umuhanda, cyangwa hari imirimo iri gukorwa mu muhanda. Rero kino cyapa cyerekana icyo cyago kidahoraho kandi bigenewe kwerekana aho mugomba kugana cyangwa mugomba kwerekeza umuhanda nk'icyo gihe kimanuka cyangwa hari imirimo iri gukorwa mu muhanda. Hari amabara bigomba kuba bifite bino byapa, abasatirira ayo mabara ari ngo umweru n'umukara, bega ngo umweru n'umuhondo, se ngo ubuso bw'umweru gusa, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko amaze guhitamo iso cy'ukuri, ndiza ko amaze kuyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta iso cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta iso cy'ukuri kirimo? Ubundi ibyo byapa biba bigomba kuba ari ibyapa bitegeka. Ibyapa bitegeka birangwa no kuba bifite amabara asate, ni ubururu n'umweru. Kuko murabizi biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango byera cyangwa by'umweru. Hano hari ubururu n'umweru uri kubonamo, oya, niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Biriya byapa hari kuba ibintu byo kuyobya umuhanda, bakoresha ibyapa bitegeka. Niyo mpamvu uba ugomba kureba iriya video y'ibyapa byo ku mihanda kugira ngo nibyo yakwa bino bibazo byere kujya bikugora mu gihe waba warabibonye. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugendera mu muhanda kw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Bino bimenyetso bimurika mwebwe mubyita mu ndimi z'amahanga ni feu rouge, undi biba bigomba gushyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso. Ndakeka ko mujya mureba muri kugenda muzajya bagenda ukabona feu rouge zimwe ziri ibumoso cyangwa ze zigashyirwa hejuru y'umuhanda. Hari nizo mubona ziri hejuru y'umuhanda, sibyo? Noneho kubera iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo igisubizo cy'ukuri kimwe. Araho hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo. Hano abagenzi bari kuvuga ntabwo ari kuvuga abanyamaguru, bari gushyiramo n'abayobozi b'ibinyabiziga ndetse n'abandi bari gukoresha umuhanda cyangwa inzira nyabagendwa. Mbega ngo hakurikijwe icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana. Seka kubwira ngo kugira ngo birusheho kugaragara neza. Ndeka kubwira ngo iki? Ndeka kubwira ngo hano iso cy'ukuri, ikakubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese bagomba gushyirwaho ku buhe buryo? Undi bashobora gushyirwa bishyirwa iburyo, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Kandi koko mugenda mubibona bimwe mukabona biri hejuru y'umuhanda, ibindi biri ibumoso, ibindi biri iburyo. Kubera iki? Hano ndakeka ko amaze guhitamo iso cy'ukuri. Rero ndiza ko amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni se, kugira ngo birusheho kugaragara neza. Babishyira iburyo kugira ngo birusheho kugaragara neza, bakabishyira hejuru y'umuhanda kugira ngo birusheho kugaragara neza. Abantu bari gukoresha umuhanda bakaba babishyira n'ibumoso kugira ngo birusheho kugaragara neza. Murabizi
dukuyeho na bino bimenyetso wenda bimurika na biriya byapa n'ibindi byose byo mu mihanda bishyirwaho kugira ngo birusheho kugaragara neza, kugaragarira neza abantu bari gukoresha umuhanda n'abantu bari gukoresha inzira nyabagendwa. Ndakeka ko waramutse guhitamo rose, ndakeka ko waramutse kuyandika ku papuro utari wahisemo, ndakeka ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iyo itara ry'umuhondo rimyasa rikoreshejwe mu masangano y'amariro ahwanyije agaciro rishyirwa hagana he? Ese rikirwa he? Araba ngo kuri buri nzira, mbega ngo hagati y'amasangano, se ngo iburyo bw'amasangano, deka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A kuri buri nzira na B hagati y'amasangano ni ibisubizo by'ukuri. Wowe urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko muze gutema igiso cy'ukuri, ndiza ko muze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni D, A na B ni ibisubizo by'ukuri kuri buri nzira ndetse no hagati y'amasangano. Ndiza ko muze guhitamo D, ndiza ko muze kuyandika ku papuro. Uhisemo A iba ari igiso cy'ukuri ariko baguha 0, uhisemo B iba ari igiso cy'ukuri ariko baguha 0. Ugomba guhitamo inyuguti ivuga ko byombi biraba ari ibisubizo bya nyabyo. Hari igihe abantu bamamagara bakambaza ese nta n'igice baguha iyo uhisemo nka A? Ntacyo, aba ari 0. Ugomba guhitamo inyuguti ivuga ko byombi biraba ari ibisubizo bya nyabyo. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga cyikoreye ibintu bishobora gufata inkongi n'igihe cyapa cyerekana ko ibyo atwaye biturika byafata inkongi. Murabizi kiriya byapa bitwara nk'ama essence biba bifite ibyapa biriho kugira ngo cyerekane ko ibyo gitwaye bishobora gufata inkongi. Ese icyo cyapa ni ikihe? A ni icyapa cyanditsemo ngo long vehicle, ni mu ndimi z'amahanga, mu kinyarwanda kuvuga ngo ibinyabiziga birebire. Urebe icyapa B kirimo ibintu by'ibinyuguti, ibintu by'imibare, ariko hakazana kiriya kirango arabara ry'umutuku. Hakaza icyapa C gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Hakazana kino cyapa D na kiri kukireba. Ese ni ikihe cyapa mwa bino byapa kiba kiri kwa biriya bimodoka bitwara ibintu bishobora gufata inkongi biturika? Ndakeka ko wamaze kwitegereza neza, ndakeka ko wamaze kugihitamo. Rero hanizo cy'ukuri nta kindi ni ni B. Kino cyapa uri kubona ko mwa kino kirango cy'umutuku harimo ikirango cy'umuriro. Kino cyapa rero nicyo bakira kwa biriya bikamyo bitwaye ibintu bishobora gufata inkongi, bishobora guturika. Ndakeka ko muzi guhitamo B, ndiza ko muzi kuyandika ku papuro utari wahisemo. Ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora urahita ugikora. Murabizi niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa. Ariko nkwibuza gukanda subscribe hasi, ntabwo biba bigoye, no kujya aho hasi umukara ndetse subscribe ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose cyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya uhita ukibonera ku gihe. Wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda, ntabwo biba bigoye, no kujya aho hasi ndetse subscribe ukahakanda gusa. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo wakoze impanuka yo mu muhanda, ni ikihe cyangombwa polisi ishobora kugusaba kucyerekana kugira barebe ko wujuje gutwara undi wakoze impanuka yari impanuka? Ari aho ngo icyemezo cyandikwa cy'ikinyabiziga, bega ngo uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga, sega ngo uruhushya rw'agateganyo, dega ngo imikorere y'ikinyabiziga. Wakoze impanuka rero yo mu muhanda, icyangombwa bashobora kukwaka. Hano ikiso cy'ukuri nta kindi ni B, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Mwebwe mu ndimi z'amahanga nibyo mwita ngo ni perime, bakubaza perime. Hano rero ndakeka ko muzitamo B. Kubera iki duhisemo B? Icyemezo cyandikwa cy'ikinyabiziga ntabwo ari cyo cyangwa cya mbere bakubaza uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Uruhushya rw'agateganyo rwo ni provisoire, izi turi gushaka. Rero ikintu bagomba kukubaza ni uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Akavuga se ko yakoze impanuka ubundi yari impanuka, cyangwa yakoze impanuka kubera ko atari afite n'ubumenyi bubyerekeye gutwara. Rero ugomba kwerekana uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Niyo mpamvu duhisemo B, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ikindi kinyabiziga kiguturutse inyuma kigutira amatara y'urumuri rumyasa, wakora iki? Ese ugomba gukora iki? Hano ibisubizo bine baduhaye. Araba kongera umuvuduko kugira ngo intera iri hagati yawe n'ukuri inyuma igumemo. Bega ngo ufata feri y'urugendo kugira ngo umwereke ko ugiye guhagarara. Se ngo emera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari, dega ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese wowe hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baguhaye. Rero iki kinyabiziga kiguturutse inyuma cyahutera amatara y'urumuri rumyasi, ikintu ugomba gukora iso cy'ukuri nta kindi ni C, emera icyo kinyabiziga kugutambukaho
niba imbere nta cyago gihari, ukareba imbere ukabona nta kindi kinyabiziga cyaje, ukareba imbere ukabona ntabwo ari mu koni, ukareba imbere ukabona hagaragara neza, uba ugomba kumwemera ugutambukaho niba imbere nta cyago gihari. Ndakeka ko wamaze guhitamo rero se, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni y'abatabona, hano ibisubizo bine baduhaye. Ari aho umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara, mbega ngo vuze honi ukomeze, se wamugabanya nurangiza ukomeze witonze, ndeka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese wakora iki? Ubonye no muntu ari kwambuka umuhanda afite ubumuga bwo kutabona yitwaje inkoni yera y'abatabona, uba ugomba kwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano ikintu uba ugomba gukora ni kimwe, ugomba gukora iki? Hano isoko kuri nta kindi ni umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Kubera iki? Ntabwo ari kureba, ntabwo wavuze ihoni ngo ukomeze, birashoboka ko ushaka kuvuza ihoni ahubwo akaza gusatira. Ntabwo ugomba kugabanya umuvuduko, ahubwo hano ikintu uba ugomba gukora, ugomba kugabanya umuvuduko. Umuyobozi w'ikinyabiziga aba agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kikumenyesha ko agomba guhagarara. Uba ugomba guhita uhagarara akamanza agatambuka, yamara gutambuka ugakomeza urugendo rwawe. Niyo mpamvu hano duhisemo niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa akagarurumuri ishobora kuba bifunze ku gice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi y'ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo? Ari aho ngo santimetero 30, mbega ngo santimetero 40, se ngo santimetero 50, ndeka ngo metero imwe na santimetero 55. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye, ariko nkwibutsa ko ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda, twandiki cyangwa uduhamagare tugufashe kubona kode aho waba hose mu gihugu. Ni kuri 0789 35 16 tugufashe kubona kode aho waba hose mu gihugu. Tumaze gushakira kode tuba tubonye ko ari umunyeshuri wacu uri kwitegura gukora ikintu cyose cyagufasha, tukajya tureka kiguhera ku gihe, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandiki cyangwa muduhamagare kuri izo nimero ni 0789 35 16 26 tubigufashemo. Ukeneye gukora rimwe ariko ufite akazi katagukunda ngo uze twigane mu shuri, uduha amasaha abonekaho ku munsi. Iyo ageze turaboneka tukakwigisha, tuba dufite imyitozo myinshi iteguye neza ndetse n'amasomo menshi agenda gufasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, asike tukakwigisha, ukaduha amasaha ubona ubonekaho ku munsi. Yagera tukaboneka tukakwigisha, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Uri mu mujyi wa Kigali ariko nta mwanya ukunda kuba ufite, ukeneye kwiga umunsi umwe ariko byo biba bisaba kugira ngo tuze tukurebe twigane turi kumwe, turaza tukakwigisha turi kumwe, tukazana imashini tukakwigisha turi kumwe, uyu munsi tukigana, ukaduha amasaha ahagije ejo ukajya gukora kandi ugakora rimwe ugahita utsinda. Mwebwe mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 35 16 26, ibyo byose tubibafashemo. Rero hano iso cy'ukuri ndakeka ko maze kugihitamo, ndakeka ko maze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni b santimetero 40. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabeshwe mu kiro kizame cy'uyu munsi cyabazaga ngo ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana kandi akagomba gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanya ikinyabiziga mo kabiri mu burebure bwacyo, ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira. Ese ku yahe matara? Iravuga ngo itara ndangamubyimba, mbega ngo itara ndangaburumbarare, se ngo itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma, ndeka ngo A na B byose nibyo. A itara ndangamubyimba na B itara ndangaburumbarare byose nibyo, niko kuri D bavuze. Wowe hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduha. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Rero ndekeka ko maze guhitamo iso cy'ukuri, ndiza ko maze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi, ubonye ngiye kukivuga utari wamara kugihitamo guhagaritse video kugira ngo wizere ko amanota ugize ari yo kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma. Utari wagikoze n'ikiza mu kizamura akora mu kanya uhita ugikora, murabizi ibibazo biragaruka kandi biri gukunda kugaruka. Ikintu busabwa no gusora kino kizame kiba kiri kumaze gukorwa. Niba ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda, uri hafi gukora kugira ngo rero uhite ukibonera kugiye nkimara kugishyiraho ugahita ukibona, no kujya umukara handitse subscribe ukakanda najya nkishyiraho kugira uhite ukibonera
ku gihe. Ndiza ko kino kizami hari ikintu kigufashije, hari ikintu cyakugoye ucyandika muri comment, hari ikibazo wagize ndagusobanurira service aba ari ubuntu, urampamagara cyangwa ukanyandikira kuri 0789931626 nkabigufashamo. Ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda, ikintu ubusabwa no gukosora kino kizami, ibindi byo ibibazo biri gukunda kugaruka ujye urakosora nugerwa uzakora rimwe uhita utsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugirire byiza.